Umushinga SAM FFS mu ndimi z'icyongereza, mu kinyarwanda ni ubuhinzi bukoresha imashini mu mirimo y'ubuhinzi ku buryo burambye biciye mu ishuri ry'abahinzi mu murima. Uyu mushinga watangiye hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati ya RAB ndetse n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku biribwa n'ubuhinzi mu kwezi kwa munani muri 2025, ugamije ibintu bine. Icya mbere ni ugutegura imfashanyigisho zizifashishwa n'abafashamyumvire kugira ngo batange ubumenyi bugere ku bahinzi bagenzi babo biciye mu buryo bw'iyamamazabuhinzi bwa Twigire Muhinzi. Kabiri ni ugutanga amahugurwa ku bafashamyumvire ndetse n'abakanishi kugira ngo ubu buryo bukoresha imashini buzabeho ku buryo burambye bufite n'abakora izo mashini. Icya gatatu ni ukwigisha abahinzi ibijyanye n'ubushabitsi mu ikoreshwa ry'imashini mu mirimo y'ubuhinzi, kuko kugira ngo ubuhinzi bukoresha imashini birambe ni uko habamo ubushabitsi kugira ngo bajye babona uburyo babona izo mashini byoroshye bishatsemo ubushobozi bakoresheje ubushabitsi. Icya gatatu ni ukuzabaha imashini ndetse tukabakurikirana mu mirima kugira ngo turebe ko ibyo bize babigeza ku bahinzi bagenzi babo. Muri uyu mushinga dufitemo icyiciro nk'uko nabivuze cyo kwegera abahinzi biciye mu gutegura imurikabikorwa ry'amamashini, aho dutumira abafatanyabikorwa bose, haba abakora imashini, abazigurisha, ibigo by'imari ndetse n'abatanga serivisi zo gukodesha mu gihe umuhinzi atazifite iwe. Ibi byose turabizana tukabyereka umuhinzi, akabihuza n'aya masomo yafashe y'ubushabitsi, akihitiramo imashini imubereye bivanye n'igiciro akeneye, yarukodesha cyangwa akayigurira ku giti cye. Bimaze kugerwaho, twateguye imfashanyigisho izifashishwa n'abafashamyumvire bose. Umuntu wese wakenera guhugura ku bijyanye n'ikoreshwa ry'imashini mu mirimo y'ubuhinzi ku buryo burambye, twashyizeho imfashanyigisho, irahari, igiye kuzamurikwa. Icya kabiri, twatanze amahugurwa, twahuguye abafashamyumvire bagera kuri 29 mu turere dutatu, aho bagenda nabo bagasangizwa ubumenyi abandi bahinzi babo mu matsinda ya IAM. Icyo ni icya kabiri. Ikindi nacyo tugiye kuzabaha imashini z'ibanze bazaheraho zijyanye no gutunganya ubutaka ariko ku buryo butangiza ubutaka, gutunganya umusaruro nk'imashini zihura n'izigosora ndetse n'izi mashini zifashisha mu buhinzi butangiza ubutaka nko mu myumbati, zibafasha gucukura ibyobo bateramo iyo myumbati. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu twagizeho byose turizera neza ko bizafasha umuturage kuzamura ikoranabuhanga mu buhinzi bwe, ahinga kugira ngo abone umusaruro uhagije kandi awugeze ku isoko utunganye mu bwiza no mu bwinshi.